Benove ikintu cyambaje n'ukuntu yagiye azana ubu bla bla bagiye ku Nyarwanda. Yazanye ubu bla bla baramfunze byarambabaje cyane. Kandi Imana sinabikubwiye. Ngo ngiye Rwaruhanzi muzabona naje imbere ahangaha ndi kuvuga ubwiza bw'Imana n'ubuntu bwayo. Yanjyamo no kuzamura impano z'ibigoryi. Mungu ranga bakira shobire kumbabaza. Izi ndirimbo wenda niba ukina comedy genda uvuga usetsa abantu ariko indirimbo bareke kuzina inyamakuru. Se narakubabaje urashinjwa kubirampano ngo warayizamuye indirimbo ariko iranarenze tujya tubyemera. Umva reka mbabwize ukuri Imana. Rwaruhanzi nabimubwiye ntiyabyumva. Wenda niba Peta kina comedy nari mushyirariya uvati yasekeje abantu ariko umuziki bareke kuwukiniramo bareke kuwumenyera. Ariko urampete yazamutse mu rwego rwo kubisekereza. Oya nagusetsa mu gusetsa. Setsa nari buzu dusetse kuri kamera. Ariko mu muziki ntago basekereza. Ntago muziki basekerezamo. Umuziki ni umuntu abazumva mani umucecuru akawumva. Umugore akawumva umwana akawumva. Ngo Gitaf nawe wamushyira muri urwo rwego. Gitaf nyine nawe n'urwo rwego. Akora hari abantu ngo baba batazi kuririmba ariko bakaririmba bagakora bakabona biremeye. Ariko twumva abahanzi benshi bavuga ngo baba batazi kuririmba. Urumva ngo Gitaf ntarimo, Olivier ntarimo, Yago nawe bavuga ngo ntarimo. Uzi Gitaf yaba azi kuririmba. Afite iyo mpano kuko usabonye ko irangoma ye yamamaye. Ubu ngo kuva irangoma yisora amaje gusohora indirimbo 15 na video nazo ziba zarabaye trend 15. Yes, amahoro yimara kuri wakaza subscribe kuri Big Town TV ndetse n'isi dutuye TV. Je suis professeur Chuchu aka Eric Stonchide Superboy. Isamba ntibagwe ntetatse ubwisa umwe utagira inenge no kucyumuru nyankora kuko apete yapushinze ya propose ameki pete za pete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuje n'abatazi ntimugire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Uyu munsi wa none nakiriye abantu bakomeye cyane, nakiriye umukozi n'umukoresha, manager ndetse n'uwa managinga bamwita Slipazo, umwe mu ba influencer bakomeye cyane hano mu Rwanda ndetse ari kumwe n'uwa managinga witwa Rwaruhanzi. Aho rwara mvuga ko ndi kumwe na manager wawe nkabona uri kurakara. Ese ubugiye mwishimire man. Ntise ubona nugo wakishimira kuri kumwe na Agajyaseka ni kamezo. Rwaruhanzi? Mwapi bura ntajyaseka? Cyokora nzaseka Slipazo nagira miliyoni y'abafollowers. Tugiye kubizihiza nyine twagiye mu gitaramo. Tuzahita dukoresha igitaramo muri arena. Slipa nawe ibyo no kugupfobya muvandi mwavuge ngo ntabwo uzavi bura nyine ababazwa nuko udafite abafollowers miliyoni. Mbona ntabwo byumva wowe. Vuba ariko. Vuba. We yashyizeho nka manager. Yashyizeho igitaramo buri muntu wese azinjira ubuntu afate n'icyo kunywa. Acyuzuza miliyoni. Tuzahita dukoresha akarori. Wenda Slipazo reka mubaze no kubera kibura abakene benshi bagira imipangu iremereye y'inzozi bumva batageraho. Nuko nyine ari byo bitekerezo byabo. Nyine abakirere inzozi nyinshi baba barazigeze. None se twarazigezeho. Mwa mwarazigezeho. Ubu waba ufite manager w'umukire ukabura gukira. Nenye kwa Slipazo yuri gutekeza nk'ibyo bintu byo kuzakora nk'icyo gitaramo uje abafollowers ntabwo ubu ufite bitewe n'ubukene ukuntu mu mufuka wawe hagaze. Hari igihe bizaba byaragenze neza ariko kugafuka pinda rimaze kuza. Yego. Akaba ari bwo wumva ko ibyo bintu bizaba bimeze neza. Kabisa. Uba wumva ari bwo uzabigeraho nyirizina. Kabisa kandi ndabizi ko ifunga bizaba ryarabonetse. Ikizero gikura hehe iyo ubonye ko umaze imyaka irenga 2 umaze igihe kingana gute ukora se? Imyaka 2 ndi muri ibi boro kabisa. Kiramani twabiziye muri Kiramani twabiziye muri Ibura Kiramani mwaratangiranye? Nyine igihe yatangiye kumenyekana cyaje nanjye nibwo natangiye bino biboro. Agikina nabansa bikera zamani nyine. Biboro nanjye nibwo nabyinjiyemo. Bura mwarazanye. Arangije kurusha gutera imbere muri byo. Baze ko nanamwandikiye muri kiragiye yarari hit. Bati Kiramani muri biboro byawe nyine zira media yari agikina comedy ibintu bya movie yaratarabizamo. Ahita mbwa ngo ufite 500 se. Nahise mvuga ati cyaze turacyafite urundi rugendo kabisa. Turafata ibintu bishaka bitwika ni umuntu ushaka kumwandikira umusaba akaguca amafaranga nakuriye. Nanjye nahise mvuga ati ngomba gukorana imbaraga nyinshi cyane. Nyuma yo kugerageza bikanga uravuga ngo password nziza urufunguzo ruhari no kwifashisha witwa Rwaruhanze kugira ngo ariko ko yakuzamura. Bundi no gusunikana muri make. Aranzamura nanjye nkamuzamura. Twese tuba tugomba gusunikana kuko urabona ko turi no mu rugero rumwe. Yego. Mu myaka.
tuba tugomba twese twifuza iterambere kandi iterambere rye niryo terambere ryanjye. yego rero urumva aho nshaka kugera nawe niho ashaka kugera. Ubundi ni nako byakagombye kugenda nk'abantu baba kuri social media baba bagomba gufashanya. yego iyo utekereje ku giti cyawe ubona ari iki kintu umariye Slippers? Njye nta giti mfite, ibiti ni ibya leta byose. Oya ntabwo mvuze igiti, ni iki kintu umumariye Slippers? Ndakimumariye. Igiki mumariye? Nyine igiki umumariye? Ijana ryawe azi 5 winjije amafaranga yose narayamumariye. Niwe wamumariye? Rega ndi umupeti we. Ari managing abagomba ibiceri byose abonye abagomba kubima nkabiryaho. Yego. Slippers, ni iki kintu ubona bigufasha kubuze nyine rwa ruhanzi? Ikintu cya mbere ngiye rwa ruhanzi ateye imbere akagera hejuru nanjye byanshimisha. Kimwe yuko gutya bazamuka nanjye ntago mba ndi kujya hasi kuko mba ndi kumuzamura izina nanjye nzamuka, kuko nk'ubu ngubu nyine bashobora kuba bati ninde wazamuye rwa ruhanzi, ntago bajya kuvuga ngo n'undi wundi atari Slippers nijya wamuzamuye. Yego. Gake gake kabisa. Rwari ibyo bintu urabyemera? Ibyo bintu ndabyemera. Niwe wanzamuye. Yego. Hari n'abandi bajene benshi bagiye bamuzamura, ariko ubundi ngewe abantu batangiye kumenya neza kubera Slippers. Ariko ari nge wakugejeje? Ari nge wagize ate? Wowe wakoze iki? Nge turi kumwe. Bembwira. Wowe nta n'ukwezi nta n'amezi abiri ashize tumenye. Umunyamakuru wa mbere twakoranye ikiganiro bamwita Tycoon Ndahiro. Ese kuri TV10. Rukundo buriya yari yaranyimye ikiganiro. Nkazajya nirirwa kurara rume nicaye. Rukundo nkazamureba nkarira. Ahubwo ati wamaye ikiganiro. Ngo we peti waririmbye yihe? Ngo ufite yihe? Kubu nanjye nsigaye mugora. Kumamagara ndamubwira ati ikiganiro iminota 5 ni gutya. Utabifite ntukajye unkubira. Pe ntabwo iki umuntu se we wakugoye wabura kumugora. Nawe uramugora ugeze wari ukeneye. Yego. Slippers, uyu munsi wa none wenda nka rwa ruhanzi reka ngo ufate nka manager we ndetse none ngufate nko mu content creator, influencer, ufite iyihe ntumbero n'ikizere? Ufite iyihe ntego kuri rwa ruhanzi nyirizina? Yes, nabikubwiye ikintu cya mbere nshaka no kubona rwa ruhanzi ateye imbere. Hako nanjye ninsigare hasi tugaterana imbere. Yego. Ku managing umuntu utagira ubwoba nako utagira ubwenge, ubona ni nk'izihe ngaruka bishobora kugira kuri manager we? Ruhanzi afite ubwenge ariko ko mubona kirika nimba mwe mubona nta bwenge afite, ariko nge mba mbona bufite. Mba ndi kumwe n'ikiyobyabwenge kiba cyabunyobeje. Si wumva se? Wabwo uri ikiyobyabwenge. Njyewe ni ikibazo narimbajije ku managing umuntu utagira ubwenge. Ushobora kubona ari izihe ngaruka n'igihombo? Ahubwo wese suri manager wamuhanze ngo bitarasti kabana. Ahubwo we ku managing umuntu utagira ubwenge ubibona ute? Oya urumva ngewe ntabwo na managing umuntu utagira ubwenge. Nose we amanaging utafite ubwenge. Oya ntabwo mvuze ko wa mu managing. Akakanya upfuranutse wa munyamakuru we. Okay. Akakanya upfuranutse. Okay, subiza icyo kibazo mbaza ikindi uyu nguyu. Ntabwo warushatse kuvuga rwa ruhanzi. Ntabwo ari rwa ruhanzi nyine n'urugero. Ngenda mutse managing umuntu udafite ubwenge se ubwo. Bamujyana mu ishuri akabwiga. Ndetse nta none managing ariko yese ubwo twaba twahuje guteze. Wa managing umuntu uri tete vide. Ntabwo bishoboka. Ko niba kubera iki nkunda kwiyumvamo ko banyoreje bakanze akanyenyeri. Iyo numvisha ka message mitanyarukira muri telefone kandi bazimye kare. Nibazimye nk'ejo. Rwabanza mukandira akanyenyeri rwose. Ako iki kiganiro ndashaka kuza gushyira nimero yawe bagweza amafaranga. So rwa ruhanga. Uyu munsi wa none ku giti cyawe iyo utekereje ubona nk'umuntu ku managinga ni iki kintu aba kugomba mu buzima? Kubanza arakubiswe cyane. Ibintu byose ushyiramo igiti ngo ku giti cyanjye ngiye nta giti mfite. Nta giti ufite. Kivuga ati kuri wowe nkawe. Iyo umuntu akumanaginga uba wumva ari nk'ikintu akugomba mu ijambo bita management. Aba akugomba. Nyine akwiye ibintu nyine akwiye kuba aguhatu nkawe. Ibyo afite abagomba kuba kwiye kubima. Ibyo wabona yama abagomba kubima. Ari you understand urafata neza. Oya urumva wenda reka dufate urugero
nkanjye nko muri management yanjye nk'umuntu ubarizwa nko muri label yanjye abagomba kuba afite ubwenge. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ubwenge se kutabumuha bari ubwo yavukanye. Icya kabiri abagomba kuba akora ibikorwa neza uko abishinzwe bituma nyine agomba kuba ari muri management. Umwana managinga se abiwabo 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 oya ngenda mwishyurira inzabamo. uriya mwana ntago yiga wapi yarasoje aba mu nzu yangahe? urumva nyine ko akiri umwana ntabwo yarenza 60. ibintu byose urabimumenyera. Wadufashe nk'ibigoryi turi kuri kamera ndagaze. urumva nyine ndabona umwana burasa w'umuntu uba mu nzu. We aba mu nzu ya 60 ariko ngiye mba ya 30. Ngahe baze rwose. Uriya mwana ntabwo urumva naramukunze kurusha uko nikunda. Urumva niyo mpamvu nabimbaje ati wowe niki kintu umuntu bumva kugomba. Ngiye kina ngomba nyine uko nyine ufite ubwo bushobozi bwakora icyo kintu. Niyo mpamvu wawugize ute wagikoze. Nawe icyo afite ubushobozi abagomba kukigukorera. Okay, reka mbaze Siripa zo nka manager. We nyirizina iyo wumvishe ijambo bita management nyine ku managing umuntu. Ubundi management ni iki? Management nyine no gusupporting umuntu. Si ibyo se nko kubimusapotinga. Undi ari abantu bumva ngo kuba manager ngo no kuba ufite ibiceri ngo no kuba nyine ngo uri umukire wa danje ku buryo umuntu managing nyine bumenyera buri kimwe. Ariko we nimba ufite akantu nyine wumva ko wakora ariko ukazamura mugenzi wawe aho ngaho ubaye manager. Yego. Uyu munsi wa none okay reka mbaze nakano rwa ruhanze nyirizina rwa ruha we ku giti cyawe. Ese icyo giti mwana nakubwiye ngo iki? Akubanza ushaka kukingurira gurira igiti. We mucuma igiterega gisobanura ibintu byinshi. Gurira igiti. Hari igiti ya ruswa, hari igiti y'inyama. Iyo ni igiti ntago ari igiti. Iyo ni igiti. Urambwiye ati ku giti cyawe. Rero icyo giti ubwo uri kuvuga cyane ugomba kukima nka kirya. Icyo giti ushobora kuza kukirya we nabyumvishe. Nenge kukubaza uyu munsi wa none kubera icyo ubundi mu buzima busanzwe umuntu ashobora gukenera management. Byaterwa ubundi iyo ufite management biroro. Nk'aka kanya ngiye mfite miliyoni. Nafite umuntu managinga uraza ku managinga miliyoni. Nshobora kuyipfusha ubusa. You know? Yego. Hako miliyoni mfite n'umuntu uraza ku managinga yavuga ati gutya na gutya. Bishobora kubyara ikintu cya danje. Ni nk'iki ki Siripa zo yakubwira ngo ntugikore. Ukemera ko ntugikore. Se ni nk'iki? Kereka wenda avuze ati uriya muntu sibyo yanyandikiye arambwira ati ndashaka ko munyamamariza. Aravuga ati imanomero ya rwa ruhanzi nawe muvugisha. Siripa agahita ambwira ati senkane niyo namubwiye n'uyarenze. Aho ngaho biba byumvikana. Rwa ruhanzi yaneje abapeti bose basigaye bambwira ngo natwe turashaka kutumanaginga. Oya erega uzi ko Kigali buriya abantu za message bafite z'abahanzi. Erega iyo babona nyine hari umuntu uri gupushinga ahubwo ikintu nakugiramo inama bariya bapeti baba bafata igiti managinga. Bariya bapeti baba bafite ibiceri byinshi. Kora indi account yo kumanagingira abapeti bose. Icyo gitekerezo yaba ari neza. Kumanaginga ubundi iyo ubizanyemo akavuyo birapfa. No kuvuga ngo wenda abangabo umuntu yagiye bafasha bisanzwe kuko hari nk'abapeti baba bafite indirimbo ariko zikeneye kumenyekana. Nk'abo nyine wenda nk'urugero ako nibyo. Abata ubwo rugero ariko rwumariye gufasha abantu benshi. Uruhe rugero garapfa? Ubwo rugiye gutanga. Okay, aka kanya wowe ushobora kumanaginga last kabana. Abantu bakabona last kabana ari gukora ibintu bya danger ari kwamamara. Yego. Bakavatira umuntu natwe agomba kutumanaginga. Ni iki nka manager ahita ukora? Ngewe ako kanya usibye ko ngiye icyo nakabaye nkora. Ngiye icyo nagakora ako kanya abantu benshi bari kunsakuzamo. Nakafunguye rebo nyine ibarizwamo umubare w'abahanzi runaka. Ariko nanone rebo nyine ndayifite. Ufite na rebos? Ngiye mfite rebo yitwa Stream Music Lab. Rebo. Urumva? bivuze ngo icyo nicyo kintu cya mbere nakabanje gukora ariko nkabanza nkita ku mpano kuko nge simfa kumanaginga buri muntu wese nge ndeba impano
urumva nkamenya ngo iyi mpano yakora iki yashobora iki akaba aricyo ngenderaho kuko hari umuntu wese avuga ngo ni umuhanzi ariko atabishoboye ubu nka rwa ruhanzi namenye ko ari umuntu uri talented cyane ko impano ayifite pe ndabizi turetse na joke na brag rwa ruhanzi afite impano ubu yakaba ari kuri rwa bayishi Kevin ba Bushari sibyo gutya tubona ba Bulldog ba Buda ba Betray urumva ari nk'umupcoming artist nyine agomba kuba ari munsi yabo ariko ari kugenda atera ikirenge mu cyabo uyu munsi wa none twabara kuvuga ko ba King V ari muri ari gusatira ikintu cya ba Kirisizi ari munsi yabo King V ari gusatira ba Diazdora naho ariko uzi ko Kirisizi bura yinjiye muri ba Melody Diazdora ni umuhanzi munini ni munini nyine uriya gukubita hit uriya reka nkwereke King V wenda yego ari ku rwego rwa bariya ba Delisha uriya performance bwa mbere kwa King James ariko ntabwo wagereranya ngo ari kuri ba oya ntabwo ari oya arimo arazamuka ajyayo ntabwo aragerayo ariko ari kujyayo ari kujya wenda kuri abo banuzi no mu rwego rumwe na ba Benovia buriya Benovia ntukamuzane kuri kamera umuvuga Benovia ntabwo tuzi urwego ahantu abarizwa tu mu kanya arajyana inkoko kwa Deben ngo Debe mu kanya arisiga amarange kwa Melody mu kanya arajya mu kuririmba kuri indirimbo mu kanya arajya mu nyamakuru mu kanya araba umukonte ntose ubwo Benovia ariko Benovia afite indirimbo yuje miliyoni yakoranye na Jackie kuri View Nation oya na Jackie wenye ifite miliyoni ni rwose yamaze kugwamo yabyivugiye ngo ibintu by'ibiganiro yabihagaritse agiye kuza mu muziki agiye kuza mu muziki bivuze ngo atekirenge kishimishije nabo nyine muri wa murongo ibiganiro yabiretse nta bandere biri sirimo ntabwo yabivamo ariko afite Petit Frere nabonye ari gufonda wowe bita nde afite aga Petit Frere ke nabonye ko gukora ibiganiro biri kurebwa n'abantu 100 ariko byaje kuza biziba bakalizafata ntabwo izina rye ntabwo erega Benovia mani Benovia ikintu cyambaje n'ukuntu yagiye azana ubu bla bla bagiye ku Nyarwanda yazanye ubu bla bla baramfunze byarambabaje cyane kandi nawe ari mu bantu wafashije Benovia nafashije gute wafashije nabonye hari ikiganiro wamukoreye ako kiriya kiganiro yari akibonye arambwira ati cyaza umujeni nyine kuba mu bantu bose wagiye unyura uzamuka kuba wamushimiye nabyo nyine yamushimiye ngewe iyo umuntu yamfashije aba yaramfashije ariko nanone kariya kantu yavuze ku Nyarwanda ntabwo nakishimiye tu bura no kuvuga ngo yakuvuzeho ngo iki uriya mwana naramubwiye wambwiye disi kandi numvise ngo yaravuze ngo yarakubwiye ngo kugira inama ngo reka ibibaba ngo n'ibindi byose icyo kiganiro narakibonye ari bwese mbyewe biriya bintu abantu babimbweho cyane aravuga turiya mujama yararengereye nawe mbumurabure hariya yararengeye tu azihana azica akantu nyose kuko bura ntabwo yakugiraga inama yo kujya nyine wabifatiraga hareba se cyangwa ahubwo nyine wowe kuko abikoroga muri content nese ahubwo yambonye nk'itabi man sibye kwenda abantu bagenda bazana ubu bla bla Benovia yambonye ndi kunywa itabi ko n'inzoga atigeze mbona ndi kwikoza ariko usabiye kuzabisobanura abantu neza cyane ukababwira ukuntu nyine ibintu boro wabikoraga nka content mu byo kugira ngo utwike no kugira ngo abantu bakumenye ariko ntabwo byari ibyanyabyo siko bimeze se siko kuri abantu babona ukuntu abayimera ko ati rwa ruhanze ashobora kuba anywa itabi hari n'abantu bazi ngo rwa ruhanze yari igisambo koko ntabwo cyari ntabwo njye nari igisambo ni inkuru nyine ni joke zo kugira ngo abantu bakomeze barushaho kwinjura kuryoha urumva ntabwo byari ibyanyabyo icyo bintu rero bagomba kubimenya bivuze ngo Benovia rero mugerera message uzajya no kubona mani hari n'igihe uzajya kubona ngiye rwa ruhanzi social media nzanzizamo muje kumbaza ukuntu nakiriye agakiza bivuze ngo aka ni kamwe mu bintu byababaje uwitwa rwa ruhanzi bituma yumva arakariye uwitwa Benovia bivuze ngo rero ngewe ku giti cyanjye ndumva Benovia yagusaba imbabazi oya nawe azabyiga agomba kunsaba imbabazi kuko kariya kantu byonyine ngewe abantu bakanyoreje bakambwira tu kandi mani sinabikubwiye ngo ngewe rwa ruhanzi muzabona naje imbere ahangaha ndi kuvuga ubwiza bw'Imana n'ubuntu bwayo ruhanzi ni wa muntu kuri state yatajya buri akantu k'Imana ngewe biyayo yo ngewe nimbona akazi ngiye gushaka akazi gasanzwe
njye nimbona akazi nzajya nkwamagara mubwira ati fata akamoto ntarebe uze twikorere ikiganiro cy'iki umbaza ukuntu nakira agakiza k'Imana n'abantu ngira inama. Bivuze mu minsi iri imbere dushobora kuzashiduka ubaye umuvugabutumwa. Buri muntu wese ngo yagiye guteka imitwe ngo iryo jambo niryo aheraho ngahamagara umuvugabutumwa. Imitwe y'iki se? Nyine umuntu wese ushaka gufata abantu kubabeshya no kubatuburira buriya ngo hari ukuntu ngo yitwaza Bibiliya abantu kugira ngo bamwizereremo. Oya njye naje gusanga uburyo abantu bamfashe uko nari tu njye ngomba noneho kubireka uko ndi. Ntabwo ndi umuntu mubi. Ntabwo uri umuntu mubi nuko ari abantu bashaka kukugira ate kukugaragaza mu isura utarimo. So ni iyihe message wagenera Benovia nanjye kumuhamagara kugira ngo agusabire imbabazi kuri Big Town? Inama yavuze nyine ijambo nagenera Benovia natanze imbabazi ntari bazabyihorera. Nk'umuntu wakubabaje kandi waramwinjije views ikindi ntabwo ari ukumwinjiriza views kuko kiragiye nanjye nari mukeneye. Arangije ararengera ajya kuguteza abantu kandi yagiye ku kinyamakuru kinini bivuze ngo kiba cyungwa n'abantu benshi. Bivuze ngo akwiye rero kugusaba imbabazi afate wenda nanjye haranarahubutse ndemera icyaha nk'umuntu mukuru. Niyo mpamvu ngiye kumuhamagara wenda kugira ngo nawe yicikiro. Manager iyo wumvishe umuhanzi wawe barimo baramusebya cyangwa bamukora inkuru zitajyanye we ku giti cyawe byakira gute? Iyo video ngiye narayibonye kigero rwaruhanze yari ari muri gereza nyine. Benovia ari kuvuga kuri ya nyine ndareba nabatisha ibintu Benovia ari gukora si icyo giyaje no kunyandikira inbox ariko ni nyuma hanga ejo bundi nyine nataye ikiganiro nyine rwaruhanze ari kushimira nuza Benovia ukuntu nawe ari mu bantu bamuzamuye aravuga ati cyaze umujeni kuba yanshimiye byonyine birarenze umunerere peace. Ariko nyine nawe ibintu yakoze ntago ari byo man kugenda hari ukajya ni gato n'ibintu yankoreye ndabyubaha ni umuvandimwe. Ariko byonyine kari akantu yakuvuze karambabaje. Yego yarazi ko wenda utazasohoka. Yarazi kazaherayo. Narasohotse hoya kuko ari akantu yakavuze rwose umva ko katazasohoka ngo umujene umva ari akantu kambabaje karimo ngo umujene ngo none ngo yajyaga kuri kamera ngakirata kuntu ngo nk'iyobyabwenge ibyo boro wigeze ubivuga. Reka ariko ne baburi kantu banza hari icyo babivuzeho. Buri kantu we nukamuvuga. Buri kantu ari ukwe na buri nguni we yabara abajene nagomba nshaka kubavugaho tu. Ariko ni iki kintu kibi buri kantu yavuze ko bijyanye no kuko nzi ko nanamubonye kenshi kuri space yawe wari uri kuri TikTok muri live numva nawe ariko ari mu bantu bavuze ko ibintu buri kantu we yari ari kungira inama kuko ari ama content nigeze gukora buriyo bataragufunga ntago ubuze ikintu kigize icyaha. Hari content nigeze kuzajya nkora nkazanzinga ibipapuro nyine bigaragara wajya hari ikintu ndi gukora moto nkazambikora nk'umuntu uri kunywa itabi uvuye kunywa itabi nyine yangira inama arambwira ati izo content bagira ngo koko ni itabi ryanyaryo uzazihorera unazisibe bizaguhesha amahoro. Yego ndazisiba nyine tu zitararebwa n'abantu benshi. Yego ni inama yangiriye we. Urumva buri kantu yakubereye umujyanama kandi yangiriye inama tu. Nihe message wamugenera nk'umwe mu content creator byira banagerageje kukwegera akakubwira ngo akakubwira ati rwaruhanzi uburyo bwiza bwagufasha? Buri kantu wenda hari akajambo hari igihe twiye gushwanaho kuri WhatsApp ariko mbabarire sabye imbabazi. Hari ibintu tutumvikanyeho neza kuri WhatsApp turi kuganira n'ibintu by'ibanga nyine ngeraho nyine ndarakara ndamutuka. Buri kantu mbabarire biriya nanjye byari mbere yuko bamfunga nyine biriya nanjye sinjye byari yamaraso ashukana ngusabye imbabazi nyine nta mugabo udasaba imbabazi kandi umuntu wabereyeho kubabarirwa nawe ubwo uzambwira uburyo ubitekereje niba uzimaye cyangwa utazima. Gusaba imbabazi ni byiza man. Gusaba imbabazi ni byiza kuko bituma abantu mubana neza kurushaho.
Benovia ntabwo yayifashe Bamureka azakibona ikiganiro. So reka nizeye ko buri kantu nawe ahari ari kubyumva neza azababarire uwitwa Rwaruhanzi kuko yemeye guca bugufi agusaba imbabazi aho yakubwiye nabi aho yagukoshereje byose arabyemera umwana n'uwemera icyaha akemera no guhanwa. So Siripazo uyu munsi wa none reka nkugaruke gatoya urumwe mu content creator kandi bari kugenda bazamuka neza ndetse na gisina bakubwira ngo courage ibyiza biri imbere kandi uzagera kure buri umuntu bukurikirwa na platform irenze abantu 220 bigaragara ko aba yarihirinze cyane kandi agakora. Yego uyu munsi none hari challenge muhura nazo mu bijyanye na content mukora. We ku giti cyawe nize challenge wahuye nazo ze kugora muri ibi bintu. Cyambere boro bari bagiye no kubimfungiramo. Yego. Mbere cyagera Rwaruhanze kiri muri gereza. Hari du content narazanye tw'inama sinzi nimba baragiye gutubona. Navuze ku muntu nyine mbona yabigize birebire. Yana amasi wayibonaga navuga ku bantu ariko nkavuga ibintu bakoze mu buzima byanyabyo kuko byabaye. Navuze ku muntu nyine mbona yabigize birebire ashaka no gutanga ikirego ngo bamfunge. Ndavuga ati okay nta kibazo video ndayisiba ariko birangira. Nimba atari banga nindi kuko byumvika ko ari umuntu uzwi kuri social media. Ntabwo nshaka ko tuzana ibintu by'amabifa gusa no umubyinnyi ni umukobwa. Ni umubyinnyi w'umukobwa akabizamo fresh. Gadivine we. Oya ntaga. Sinzi ariko tubyihoreye nako. Yego. Nuwo ngo ikindi ari ukuboro nyine bino biboro hari igihe usanga ubundi aba content creator muri rusange na biceri mani bino biboro bibamo. Numvishije ubundi kuvuga ngo nagurya nabiceri bibamo ngo nta kintu kiba kirimo. Ntacyo. Nese ko tubona basi ba Xmobi barateye imbere ba Musinga barateye imbere. Cyo cyarabakijije man. Baraba bifite job ku ruhande to. Nabibabwiye se. Xmobi nago abira biceri bikora muri content. Ari ngombwa kuvuga yakora ariko ubushize narabivuze. Bacuruza utubati n'imbaho n'ibiki byose. Niyo kuri amafaranga. None ko abandi nka ba Musinga gacuruza imyenda afite shop y'imyenda. Buracuruza imyenda. Nubuze ari ibyo akora. Peti ngo harukuntu ngo babona amafaranga ibi bintu kuko ngo bahura n'abakire benshi. Abari make yegaraza ariko abari duke. Abantu nkamwe mukora kuri YouTube undi nimwe mubona amafaranga menshi. Uzambwira umu content wo mu Rwanda ufite imodoka. Atari wenda abangaba baburikano kuko baburikano buri abafite n'ama YouTube arenze. Uzambwira umu content creator uvanyemo burikano na benda. Osmarita. No Osmarita arayifite niyo banayiguze mbere. Ako niyo bamuhaye nawe ntago yayiguze. Narumvise muri bro ibikora hari gihe uhura no mukire wanyawe w'ingenzi. Kabwa ati Petit nabonye uri baza Rwaruhanze nimba bafite. Oya aba diaspora bura babona ariko aba diaspora banje benshi ewana. Nta kirimo 10 nabwo riza nyine wakubise hasi. Kirimo bino biboro man. Kirimo nyine ni kwa kundi ubusanga uri kwikorera ngo izamura YouTube. Nta kintu kirimo. Yego. Siripa akora ukuntu bajya vuga ko nyine wenda iyo ufite platform irebwa kuri ya cyangwa se kurikirwa cyane cyane ko yabona abanye kurikirwa n'abantu benshi cyane hari ukuntu wegera umukire mukagana kujyana na business ye ndetse ushobora no gukora ubucuruzi bujyanye n'ama live ukajya kumucuruza ukajya gukora delivery zivuye kuri live. Wenda ibyo ngibyo byo bishobora gukunda. Uwo mukire nyine ukamwinjiriza nawe akaguhemba. Yego. Ugeze ku level yuko kurikirwa n'abantu barenga 200 kuzamura. Uyu munsi wa none wenda ni nke igena agaciro ry'amafaranga barinjije avuye muri content wakoze cyangwa se kuri platform ni nkangaye. Natagiye kwirarira ni nk'ibihumbi 900 cya miliyoni kuva natangira. Wabarakuyemo wariye kubakire. Ubwo mbarire muri rusange. Yego. Abambwiye ngo mbamamarize aba bapeti bose nyine ni miliyoni. Yego. Hari ukuntu aba content creator ngo mugirana amashyari. Uyu munsi wa none aho ugeze ni nkande muntu wa content creator uvuga ati uyu muntu ntabwo tubanye neza. Karaga peti bita Mababa. Sinzi nimba ukazi. Mababa abagendana ba Moyize. Kuko ntabwo ndakamenya neza cyane ariko ubwo nyine karahari. Hagati ya ba Musinga ba Mobi ba Bogal bose nyine nk'aba content mukorera ku mbuga zisanzwe za TikTok za Instagram. Mwe muhuza gute mufashanya gute? Nyine niko bakundi ako barabajene bandi ntabwo ngiye tujya tupfa guza cyane. Ahantu kubabona kuri nabo ndabizi ko ari ibintu bya nanjye nkareba ibyaba ariko ntabwo tujya duza. Aho ngiye kintu mba mbona cyaba cyiza. Nk'ubu ngubu aba content bose bo mu Rwanda twifashe tukavuga ati
reka dushaka ikintu dukora aba content twese two mu Rwanda tukihuza nyine tugakora group mani havamo ikintu cya danger yego ariko nyine ubusanga buri wese ari kwimenyera ibye cyaze walahi babinambabaje yego hari nk'ikiraka runaka ushobora kubona umwe muri bagenzi bakakugambana akaba ari wiki kurya byari byakubaho byambayeho cyane byambayeho cyane bigeze kuma ikiraka cyo kwamamaza indirimbo no mujeni bita Bogar birangira kindi abo nubimbaze ibintu byinshi ntago nshaka ko bijya hanze cyane tubirangiriza ariko ni Bogar yandiye ibice yakuriye ibice uvuka mu Busanza uvuka mu Ruhango apo nayize uvuka i Kigali we Bogar wakayonza akabara kujyana ikiraka byonyine nanjye ufite wa followers nubwo wenda ibintu bya TikTok wenda ngiye tari cyane tu ariko nyine mfite wa followers 40,000 ngiye Bogar badushyira umukiriya hariya afite wa followers niba ari za miliyari bakanshyira yowe Bogar hari umukire nanjye bakadushyira hariya ku njuga zanjye umukire namwumvisha uburyo ki business igiye guhita iba update ku njuga zanjye ariko we byanakunda we byakunda kurusha Bogar erega wowe uri mu bantu benshi cyane kuko ushobora kwamamariza kuri TikTok yawe ukajya kuri YouTube mu kiganiro ukamamaza ukajya mu kindi ukamamaza ukajya mu kindi ukamamaza bitaruka n'urarura uzazana akaza kubabwa ngo ni igikoko bigava mu nzira bitabirangira ni igikoko cyahe nta kirimo so uyu munsi wa none rero wenda ni nk'ihe nama mushobora kugira abandi ba content creator bato bari kuzamuka bari kugerageza kuzamwa ibi bintu ese ni ngombwa wakomeze kwishuramo umwanya wabo cyangwa bashaka guturimo tw'amaboko bagomba gukora tuzabafasha gutera imbere bave mu bintu byo guhinda mu bintu bidafite epfo na ruguru hani nimba nabicera ufite ubwo uri kuza hano uri ushaka iki ikomereze ikindi nimba uzi ko nta muntu wenda w'inshuti yawe urenze uzakuzana muri ibi bintu ikomereze ntago reka yego nicyo nababwiye nanjye ndabizi byaramvunnye ariko bino bintu bisaba kubiza mufite ifungo uzareba abana b'abakire baraza bakahita bagafatanye kubera baba bashoyemo ifungo ariko reka nkubwire man oya buriya wabaha courage kuko nta muntu uhera hejuru yego ubundi ikintu gikora wowe ugikunze ubwawe ugikunze gikore man never give up ikintu we niba wumva ugikunze gikora ejo cyangwa ejo nagiye bizemera uyu munsi wa none ku giti cyawe nabihe babroga batatu wavuga hano mu Rwanda bakora ibintu bakabikora mu buryo buri fresh ukavuga ati abangaba rwose nawe ari ufite business wabakaze komeza ubwo niwe nari mvugiye wa mbere kabiri ni Mideli uwa gatatu uwa gatatu ni Slippers uwa kane ni Kabwa na Kabwa yego ari umujene uri kubizamo neza cyane hari ukuntu hano mu Rwanda tumenyere ko itangazamakuru ryaho cyane cyane mu bijyanye n'ama YouTube channel bigorana cyane kugira ngo rizamure impano sibyo gufasha impano umwana afite talent akagusaba support yo kugira ngo umumenyekanishe ku bantu ukabona biragorana we ku giti cyawe iyo utekereje ubona ari byo koko ko abana badahabwa uburyo bwo kwigaragaza cyangwa hari ibintu bikenerwa basabwa batabona ngiye hari igihe ndeba nk'umupeti nkabona yihirinze impano bishoboka nkabona nyine impano afite talent pe bigaragara ariko nyine kuzamuka byaranze wabupeti ngiye mfite ubushobozi bwo kumuzamura ndamuzamura mana hano hanze hari abapeti benshi cyane kuzamuka byanze kandi bakora n'ibintu birenze reka nkwereke mani tugire dusoze njye koga muri pisine kabisa ziko nishyuye amasaha ari kugenda ubundi ngiye pisine iyo nayishyuye mba ngomba kuyijyamo saa 10 za mu gitondo nkayivamo mpaka bafunze dusoza ahubwo amafaranga yanjye dashiramo abana mu bakire rwose niko bakora yego Slippers hari nk'ukuntu wenda bakonde kureta amufite imbuga nkoranyambaga zirebwa umwana ashobora kujya gusaba service support yo kumufasha ni nk'iki umuntu aba kugomba kugira ngo shangewe nyine kireka yambonye nawe nyine uri umuntu wishoboye cyenda gufasha nta kibazo ukagura ko gafanta ariko iyo mbona nyine uri umuntu nawe uri hasi ukeneye gufasha nge ntago nakwima support kabisa kwifashiriza rari byiza cyane ni nk'ikiye giciro kiba iwawe nk'umuntu ukeneye nko kwamamaza business pano tureke bana babanyempano business kugira ngo wenda abantu bayikunde bayimenye ushobora gufata nk'aya mafaranga ntajya munsi
ku muntu wemera ko dukorana? ngiye boro zanjye ukuntu nzikora iyo ufite nka business ifatika ushaka ko nkwamamariza ifata gutya ntuzi. iyo ufite nka business ushaka ko nkwamamariza ukwezi nkuca 200,000 ngiye tukabanana ku kwezi tukumvikana video nzajya nkoramo umubare wazo. Aha ndumva byoroshye cyane. Ibyo kabisa. Yego. Uyu munsi wa none nakiye gashya ubona kiyongereye ku bintu byo mu Rwanda nyuma y'uko havutse aba content creator? Ibintu byiyongereye, yongeremo amatiku menshi, yongeramo no kuzamura impano z'ibigoryi. Mwungura nka bakira biri kumbabaza. Izi ndirimbo wenda niba ukina comedy genda uvuga usetsa abantu, ariko indirimbo bareke kuzina inyamakuru. Se narakubabaje Urashinjwa kubira impano ngo warayizamuye? indirimbo ariko iranarenze tujya tubyemera. Umva reka mbabwize ukuri man, Rwaruhanze nabimubwiye ntiyabyumva. Kamba bwize ukuri niyo mushaka ko man sibyo, hariho abantu badanje wenda niba Peta kina comedy nari mushyira hariya uvati yasekeje abantu, ariko umuziki bareke kuwukiniramo, bareke kuwumenyera man. Umuziki uzi ko man ikibazo cy'ubungura nka bakira man bande ba Slippers man, sibyo niba ugiye kuzamura bass umuziki reba Peta Vati ngiye kumushyira kuri platform ndende, umuziki we ndi kumva afite imana. Wa mupete wase umufite man Grease sibyo. Abantu za blog bo mu Rwanda muri gukora umuziki mureke kuwukiniramo. Ndabeshya man, wa nawe bimbwira ari wowe. Sari abapete benshi bafite ijwi ryiza, bafite n'indirimbo zirenze. Barahari pe, barahari. Nanjye ubwanjye ngibe nzi impano nkenye ziri hano karike pare, nanjye nuko nta bushobozi runaka mfite mba mvuga ati zingizi nazishora imbaraga zanjye. Ariko urampete yazamutse mu rwego rwo kubisekereza. Oya nagusetsa mu gusetsa setsa nari buzu dusetse kuri kamera, ariko mu muziki nago basekereza. Ntago muziki basekerezamo. Umuziki ni umuntu abazumva man, umucecuru akawumva, umugore akawumva, umwana akawumva. Icyo kintu mukigeho. Yego. Ngo G-Tough nawe wamushyira muri urwo rwego. G-Tough nyine nawe ni urwo rwego. Bivuze G-Tough nawe nta muhanzi umurimo. Nanjye indirimbo yanjye ninyisohora nibazayi promoting. Akora hari abantu ngo baba batazi kuririmba ariko bakaririmba bagakora bakabona biremeye. Ariko kutumva abahanzi benshi bavuga ngo baba batazi kuririmba. Urumva G-Tough ntarimo, Olivier ntarimo, Yago nawe bavuga ngo ntarimo. Uzi G-Tough yaba azi kuririmba, afite iyo mpano kuko usabonye kuri ngoma ye yamamaye. Ubu ngo kuva ngoma yasora amaje gusohora indirimbo 15 na video nazo ziba zarabaye trend 15. Ntabwo bazimenya kuko nyine nta kintu kigenze ebyiri zonyine. Ni ugukinira mu muziki. Umuntu waje mu muziki afite gahunda y'umuziki. Uriya mupete niwongera kubona indirimbo y'ikubise uzamenye ko nari Rwaruhanze. Yego. Nyine ni kwagukinira mu muziki. Yego. Bivuze ngo urabari kumva indirimbo zisobanutse bakomeze bumve Maria Elastic Kabano. Kandi tunabasezera. Bakomeze biyumvire Elastic Kabano kugira ngo ibintu bigenze neza. Dusoza ikiganiro tubabwira ngo umuhanzi witwa Elastic Kabano yashyize hanze indirimbo yitwa Maria, ndetse mu minsi mike akabakubita indi yitwa Joro kugira ngo ijaru nanyivuze nabisha, kandi indirimbo yitwa Jaru genda kubakuta kuri platform zo zicuruza umuziki hano mu Rwanda, mugende mu searching ngo mirebe indirimbo yitwa Maria, maze mu mukande subscribe dukomeze dushyikire impano. Umuhanzi yitwa Elastic Kabano, njye nitwa Professor Cyucyu, nakiriye uwitwa Rwaruhanzi na manager witwa Slippers, umwe mu bakonde creator bameze neza. Mujye kuri platform ze mu mushyigikire, Instagram ni Slippers official, TikTok ni Slippers ngira murabizi, ndetse afite na YouTube channel nibyo irahari. Babwire Slippers promoter kabisa bajye kandi iyo sub kabisa irakeneye. Ikindi abifuza kuguhereza ibiraka babwire baguhereza bakire. Abantu mushaka kumereza ibiraka rero nukuvuga nkuko nababwiye igiciro ni cya kindi, ariko hari n'ukuntu twumvikana ibiceri bikamanuka. Abakire banjye abantu muri abantu sugiye no kunyigisha mwana uburyo bafata mikoro. Abakire banjye nayo nyibabwira. Abakire banjye nayo nyibabwira. Abakire banjye rwose mufite, hari abantu hano ubusanga bafite ibikorwa bya danje, ugasanga byanze kumenyekana batari kubizana ngo tubyamamaze. Bambwire Rwaruhanze. Abantu bano bakire batari kuzana ibiraka ngo babihereze Slippers. Slippers niyo mu content creator hano wa mbere ukwamamariza ibintu bikajye imafone yanjye shyira kwamamariza ibintu bikagenda neza. Niba ufite ikiraka wamukirewe
ushaka ko business yawe imenywa n'abantu benshi, njye na Slipazo turi hano ngo tukwamamarize ibintu. Ya urakoze cyane, ni amafaranga makeya cyane. Andikira Slipazo kuri TikTok ni Slipazo Promoter, Instagram ni Slipazo Promoter, Slipazo Official, kuri YouTube ni Slipazo Promoter. Murakoze cyane muri Sanga. Nimero ni 079 079 0 58 58 11 11 87 kabisa badawa. Umva mwandikire Slipazo mu muhamagare rwose apromoting ibikorwa byanyu abanyarwanda ndetse n'isi yose irusheho kubimenya, ariko mwibuka ko na rwa ruhanze n'abakeneye akazi byo kwiba bivuyemo. Ubu ngubu kamera ngiri hano kandi iri amahoro, mfite icyizere cyuko itari buze kubura. Inabuze namenya aho mushakira kuko asigatuye Nyamirambo. Najyanye anayijyanye atwari kuko hari ebyiri, bivuze ngo rero nawe mu murebe mukunde kandi mu mwizere. Afite nimero ya telefone mwamwa ku mafaranga kugira ngo abone amafaranga. 078 55 335 rwa ruhanze rwose muweza amafaranga. Mazina Nerisa. Nta muntu ujya wambura Nyamirambo, yamenyere kwambura abandi. Urabizi ko Nyamirambo batibwa? Nyamirambo se ukora n'abajura gusa baba n'ubundi ntabwo wahabuhiba kandi ariho abajura baturuka. Suzi ko nta muntu wibi wabo? Ntago mbizi. Bivuze ngo rero wajya wiba Nyarutarama kwiba Inyamirambo. So reka tubashimire cyane kandi twabwira mukoze subscribe, twuzuza subscribers 500. Ndagiye mbabwira ngo Big Town tugeze kure ku 190 n'imisago nashaka 500 kugira ngo ibintu bigende neza ku isi dutuye. Naho mukande subscribe kugira ngo tukomeze kurushaho kugenda neza ku muyoboro wacu umeze neza cyane. Mbabwira ngo ngiye ni Professor Cyucyu, iyi ni Big Town TV, isi dutuye TV, ibi ni Slipazo ndetse n'umuhungu wiwe rwa ruhanze. Kuri kamera yisi dutuye hariho umukobwa mwiza cyane, umuntu utamuza ku musigo uzamushyira kuri kamera kugira ngo ushobore kumubona. Ni keza. Niba wayibonye? Kameze fresh kabisa. Ninge muntu mundi wa mbere ufite umukameramani w'umukobwa usa neza. Ntabwo nabura kubikubwira wa kintu. Nagazi kurangiza. Slipazo atakunze. Udushingira kameramani wawe. Do you have a boyfriend? I don't have. So murakoze cyane rero, ibindi byo nakagaruka. Ciao Ciao.